rwose byibuze njyewe nkuko yansanze mu nzu yonza kugira Imana nkamubona mba naramwishe kuko nta kindi kuntu ari kubigenza kimwe nuko nawe yari kunyica. Niyo mpamvu rero kubwo umujura buriya agusanze mu nzu aba yiteguye kukwica, nawe ugize uko witabara wamwica. Aha ngaha turi ni mu mudugudu wa Simbwa mu kagari ka Simbwa umurenge wa Kabarore, aho inkuru ivugwa ko umugabo w'imyaka 50 yazize ikiro n'inusu cy'ibirayi. Ubwo yajyaga kugicukura mu murima agasangwayo bakamufata bakamukubita kugeza yasize ubuzima. Ni Kabasi TV show, kadukomeze twumva abaturage icyo babivugaho kuri iyi nkuru. Turi mu mudugudu wa Simbwa mu kagari ka Simbwa umurenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo. Nitwa Nziyumvira Boniface. Amakuru y'urwo rupfu bayamenye sangaye nkuko bivuga ngo yafatanywe ikiro cy'ibirayi n'inusu, byo wabyumvise uko? Musaza amakuru ye twayamenye nka saa 11 nibwo twayamenye. Rero tugiye aba umugore we n'umwana we nibo babanje kuyamenya, baragenda aho bamusanze ngo aho bamukubitiye baramuzamura. Bamugejeje hariya ahura n'umuvandimwe ufite igare bamushyiraho, bamugejeje hariya ahita aho ngaho. Ayo makuru nzi nayo ngayo. Biravuga ko yarasanzwe ari umujura, yafatanywe iki, yibaga iki muri rusange? Yibaga udutoki akishyirira abana bakirira n'uburayi, nta kintu cyo kidasanzwe yibaga mbese gikabije. Muzi ku izina rya Gahigana. Bikavuga ko ari umuntu wari ubayeho mu mibereho itahuyitse, aho ngo yiyibiraga byo kugira ngo abone ikimuramira. Oya we, ubujura bwe ntabwo bwari bukaze. Yibaga kugira ngo no kwabaho, ntabwo yibaga kugira ngo acuruze, ntabwo acuruza. Oya, ni uburyo kugira ngo aramuke gusa. Ntabwo yibaga kuvanga ajya gucuruza aragira ate. Oya, yari afite umuryango nyine nawe babaje, nawe wamureba ukabona ko ababaje, ariko ntabwo byari birenze. Nta bintu yibaga ngo abigurishe, ari gukora ubujura bukabije. Ntabwo bakoraga ubujura bukabije nk'ubudasanzwe. Oya, gusa abajura badasanzwe bose bafite benshi, gusa nta nubwo tubazi, bamaze iminsi badupfumirira amazu batuzengereje. Ariko we ntabwo ari muri abo, nta n'ihene yafata ahora nawe ku musozi ngo ayibe. Uwishwe ntabwo yari muri abo. Oya, kuri abo badasanzwe abaturage bakomeje kugarukaho, hari inzego z'ubuyobozi, hari polisi, murasaba iki? Ni iki mubona cyakorwa? Turashaka inzego z'umutekano kandi zikaze kabisa, kuko batuzonze nk'inyuma aha ngaha aho dutuye hari umugabo bapfa muri inzu inshuro 2, ntabwo arabafata, nta nubwo arababona, ntazi n'amateka ryabo ngo ameze ati. Reka gusa nyine yabasize tu, bamusize ntabwo yababonye abo ngabo, yabatesheje amatungo baragenda, ntabwo agize abamenya ngo nabahe. Ariko Gahigana ntabwo ari muri abo. Gahigana umuntu yibiraga yishagiraga umunsi ku munsi, we n'akantu ko kuvuga ngo agiye mu murimo wongeye ugira wanjye akajya kurandura ibishyimbo n'agaza agakura n'ibyo birayi, ariko ntabwo yibaga ngo agiye kugurisha ku isoko. Kubise, ariko njye ntabwo nahageze, ntabwo mbizi, gusa ayo makuru numvishe gusa ngo yakubiswe. Wari usanzwe umuzi hise ingeso z'ubujura? Ntabwo njye nari nsanzwe muzi, ariko aba numvishe bose bavuga ko yaragabwe yiba, ngo yaravuye na Mugera nyine ngafunguwe kubera ubujura, ngo nyine iyo ngeso yaragabwe ayifite. Yafatanywe ikiro n'inusu cy'ibirayi. Ntabwo ayo makuru nyazi neza, ntabwo ibyafatanywe nzi uko bingana, gusa nuko numvishe bavuga ngo yarari kwiba ibirayi. Aka gace s'ubujura busanzwe burimo bumeze nabi, ikibazo cy'ubujura kirahari? Ikibazo cy'ubujura cyo kirahari, yaba mu mazu baraza bakayatobora bakiba, yaba mu mirima, yaba ibishyimbo baragenda bakabisoroma, yaba imyumbati. Ubu nta muntu ufite umwumbati mu murima, bayimazemo, n'ibirayi baragenda bagakura, mbega baratuzengereje. Murasaba iki inzego z'ubuyobozi zitandukanye? Cyo twasaba inzego z'ubuyobozi ni ukugira ngo zihaguruke, inzego z'umutekano zize, mbega amarondo akorwe, mbega baze batube hafi, baturengere, kuko mana baratukabirije, yaba n'inzu waba urimo waba utarimo baragusangamo bakayitobora, bwacyo ugasanga ibyo irimo babitwaye. Murakoze cyane. Yego. Ni mu kahe kagari? Kagari ka Simbwa. Muhe mudugudu? Umudugudu ni uwa Simbwa. Umurima duhagazeho nk'uko ubibona, umurimo bw'abanyasimbwa ndetse na Ruhuha. Uyu murima nk'uko mubibona akaba ari we yazizemo uwo mugabo bamusanzemo, nk'uko ndetse ubibona ku mashusho ibireye yagiye acukura. Ikiro kimwe n'inusu
cy'ibirayi akaba aricyo yazize. Beka akaba yitabye Imana. Ndeka Basi TV show, kora subscribe.